iyo umuntu aba agomba gupfa ariko atari yapfa nyamara akiri mu gihe gikomeye byakomeye aho bamujyana hose mu bitaro, akenshi icyo gihe kiba ari cyo gihe gihuzwa n'imirimo y'abarozi, kuko abarozi bakunda gukora cyane mu masaha yo mu gicuku hagati ya saa sita z'ijoro na saa 10 z'igitondo. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bapfa muri ayo masaha cyane cyane mu bitaro. Niyo mpamvu niba uri umuntu usengera abandi cyane cyane abarwayi, icyo gihe nicyo gihe cyiza cyo kubasabira, kuko ari cyo gihe umwanzi akora cyane. Icyo gihe nibwo umumarayika w'urupfu aza gukusanya abantu, kandi nibwo abarozi baba bakora cyane, kuko bazi ko abantu benshi basenga baba basinziriye cyangwa baruhutse. Kenshi usanga umuntu ameze neza ku manywa ariko nijoro akarusha kuremba, bukeye bakakubwira ko yapfuye. Muri ayo masaha nibwo wumva ibinyoni cyangwa ibisiga bitangaje, cyangwa ukabona injangwe zidasanzwe mu bitaro, ibidashobora gusobanurwa. Hanyuma ukabona abapfuye biyongereye. Icyo gihe nyogokuru yakoraga bene ibyo akoresha izuba n'ukwezi mu guhanura cyangwa mu gutera abantu umuvumo. Yitwa Erika Mukisa, umwe mu bahoze ari abarozi ndetse bivugira yuko yabaye ikuzimu igihe kirekire, ndetse uvuga yuko yavukiye mu muryango w'abarozi cyane, dore yuko yabitojwe na ba nyirakuru ndetse na ba sogokuru be. Tutarakomeza, nyemerera ukandire like hasi ndetse ukane na subscribe kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi. Ubundi mu buzima busanzwe dusanzwe tuzi neza yuko umuntu aryama bwije ariko nanone bwacye mu gitondo akabyuka. Ariko hari abantu uzisanga akenshi bakunda nko gukanguka mu masaha ya saa 8 cyangwa se saa 9. Abenshi ari igihe babyuka bagasenga, abandi bakabyuka batazi icyo babyukije ariko nyamara bakabyuka, cyangwa se ugasanga babuze ibitotsi bitewe n'impamvu runaka, cyangwa se nta n'impamvu ihari nyamakuru yabiteye. Ndagerageza kuza gukurikira iki kiganiro, untega amatwi neza tujyana akantu ku kandi, kuko hano uraza kuza kuvanamo ibintu byinshi byihishe nyuma yo kubyuka ari amasaha nyamara utabizi. Nuramuka ubonye akenshi ubyutse hagati ya masaha ya saa 8 ndetse na saa 9 z'ijoro nta yindi mpamvu biteye, menya ko hari ikintu kidasanzwe gitumye nyine ubyuka, ntabwo ari ibintu bipfuye gutyo kwizana gusa. Kandi burya unuramuka ubonye ubyutse mu buryo butunguranye, burya haba hari impamvu biteye. Dushingiye kuri Bibiliya, kubyuka ari amasaha byerekana ko hari ikintu kidasanzwe Imana ikubyukirije mu buryo bw'umwuka, cyangwa se mu buryo utabasha kubonesha amaso ayanga y'umubiri. Burya hari abamarayika cyangwa se hari uburyo Imana ikora mu buryo bwayo ikakubyutsa, ariko mu buryo utasobanukiwe cyangwa se utazi. Tugiye kubibona mu byakozwe n'intumwa ibice 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ni igitabo kiri mu isezerano rishya mu bantu bakoresha Bibiliya yera. Ese Bibiliya ibivuga iki? Katurebe ikintu Bibiliya bivugaho. Haravuga ngo hariho umuntu w'i Kayizariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe mu isaha ya saa 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo, aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Nkuko tubyiyumviye, iyi saha ya saa 9 nta gisanzwe. Burya kandi ngo uretse kuba Imana yakubyukiriza ikintu gikomeye, burya nanone ushobora kuba ubyukijwe kubera urugamba uri guhura narwo mu buryo bw'umwuka ariko utabizi, ibyo twakita nka spiritual battle. Ese ni nko kuba warwana nk'urugamba ariko wowe utabonesha amaso. Ibi bintu rero kubyuka aya masaha bisa nkaho ari spiritual battle Imana ikubyukirije. Ni ibintu bikwibutsa nanone ko ugomba gusenga cyane, ugashyiramo imbaraga, kubera yuko hari impamvu, ari nka sinyari Imana ibiguhaye cyangwa se ikimenyetso kikwereka ngo ubyukije aya masaha kugira ngo upfukame ube imbere yanjye usenge, kugira ngo nyine ubashe kunesha urugamba. Tugiye kureba kandi ibintu ikintu bigamije. Kubyuka aya masaha si ibintu bisanzwe, kuko aya masaha niyo Imana ikoramo ibintu bikomeye nk'uko Bibiliya nyine yabitwereka. Mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 29 niyo hatwereka neza uburyo mu gihe nk'iki ngiki cyangwa se mu masaha nk'ayo ngayo aribwo Imana yakuye Abisiraheli mu bucakara mu gihugu cya Egiputa. Ubwo Imana yicaga abana b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, hanyuma bigatuma Farawo wari winangiye umutima arekura Abisiraheli bakava mu gihugu cye. Ubundi nanone ngo aya masaha nyine ngo bayita amasaha yo gukora kw'imyuka mibi. Mbese nibwo nyine imbaraga z'umwijima zitangira gukora mu bwisanzure. Ubundi tuzi neza yuko akenshi nk'amadini asenga cyangwa se nk'ahantu abantu benshi bakunda gusenga nyine mu masaha y'amanywa. Aya masaha rero ya saa 8 z'ijoro kugeza saa 9 z'ijoro cyangwa se saa 9 z'ijoro gutyo, akaba amasaha aho abantu benshi baba baryamye, abanyamasengesho batarimo barasenga, ndetse n'abandi bantu nyine bafite ahantu bahura no gusenga batarimo barakora, bameze nk'abasinziriye baryamye, ibyo twakita nko gushyirwayo. Iki gihe rero nibwo imyuka mibi cyangwa se nko mu bihugu byemera imbaraga z'uburozi, abarozi cyangwa se abapfumu n'imyuka mibi muri rusange, nibwo nyine bitangiye
gukora, cyangwa se nibwo bibonye umwanya wo kugira ngo bikore byisanzuye, cyane ko ku manywa haba hari imbaraga nyine z'Imana zirimo zirabitwika. Ariko aya masaha nibwo twakita nk'aho umuriro w'imbaraga z'Imana uba utari kwaka, kubera yuko abantu benshi baba baryamye cyangwa se bari mu masaha twakita nk'ayo kuruhuka. Aya masaha rero ngo kubera yuko aribwo aba arimo imbaraga mbi nyinshi cyangwa se imbaraga z'imyuka mibi nyinshi, niyo mpamvu abantu benshi babyutse aya masaha bagiye bashatse gusenga baba bafite nk'ubwoba bwinshi, cyangwa se aribwo ibitotsi bibafata cyane bakazengerezwa n'ibitotsi. Aya masaha uzacunge niyo masaha nyine barimo ibitotsi byinshi, ndetse niyo ubyutse ukagerageza gusenga niyo masaha nyine afata umuntu ku buryo gupfa kuyakwangukamo ngo usenge bigorana. Impamvu nta yindi nuko haba hariho imbaraga z'abadayimoni nyinshi zirimo zirahatira abantu kuba batasenga. Rero nahawe kugira ngo aya masaha n'ujye wumva ubashije kuba wabyuka, ugerageze ubyuke kugira ngo uneshe Satani cyangwa se uneshe imyuka mibi. Igitabo cy'Abefeso ibice 6:12 havuga yuko ngo kuko tudakirana n'abadafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero umutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Nk'uko iki gitabo kibivuga, turwana n'abatambaye inyama ndetse n'amaraso, ndetse bakaba batware b'umwijima. Bivuze ngo muri aya masaha niho Satani aba afite imbaraga nyinshi zo kuba yabasha gukontorora ikintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu rero aya masaha tuba dukwiye kubyuka tugasenga kugira ngo turwanye gukora kw'imyuka mibi muri ariya masaha.